Ndagusuhuje weho ukomeje gutega amatwi Karungu TV, aho uherereye hose ngusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Nk'uko tubimenyereye rero twageze muri wa mwanya wacu ibwirizabutumwa ndetse n'ubuvuzi. Ariko abantu benshi ntababa basobanukiwe imvo n'imvano ndetse n'inkomoko ya Noheli. Ntabwo tugamije kugira ngo hagire uwo tubangamira cyangwa se tugire uwo tuba twabuza imyizerere ye, ahubwo icyo tugamije ni ukugira ngo habeho gucukumbura ukuri n'inkomoko y'umunsi twizihiza wa Noheli. Buri wese rero agumane kwizera kwe kandi ntihagire uwumva ko habaye kurengerera, kuko hari abantu benshi bibaza ikibazo bakibaza bati ese kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli byaba bikomoka mu ijambo ry'Imana? Iki kibazo abantu benshi baracibaza, kandi hari n'abantu benshi batajya bizihiza Noheli mu madini atandukanye. Ni mu Bibiliya si cyangwa ni mu bupagani? Nibyo tugiye kurebera hamwe, noneho tubereke inkomoko ndetse n'aho Noheli ituruka. Reka tunyure muri amwe mu mateka y'umunsi wizihizwa wa Noheli. Ubundi uyu munsi rero washizweho bwa mbere na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Noheli rero yaseseye mu itorero mu kinyejana cya 4 nyuma ya Kristo. Bigeze mu kinyejana cya 5 Gatolika itegeka ko uwo munsi ukwiriye kwitabwaho ukazaja wizihizwa. Byategetswe na Papa Yuri wa 35. Uyu ni umwe mu bapapa bakomeye babayeho. Ese inkomoko y'uyu munsi mu rukumva ari iyihe? Uyu munsi mukuru wahozeho kuva kera, wizihizwa n'abapagani bari basanzwe bawizihiza ku itariki 25 z'ukwa 12, ari umunsi mukuru w'Imana Zuba. Wari umunsi mukuru w'Imana Zuba nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 8 umurongo wa 14 kugeza 16, ndetse ushobora no gusoma muri Yeremiya 14 umurongo wa 15 ukageza kuri 19. Kubahiriza itariki 25 z'ukwa 12 nk'umunsi wo kuvuka kwa Yesu ni kimwe mu binyoma byo mu minsi y'imperuka, nk'uko byahanuwe ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigishwa bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize ibibanezeza gusa, bakurikire imigani n'ibinyoma by'ibihimbano. Ibi byanditswe mu rwa kabiri rwa Timoteyo 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Naho muri Luka 1 umurongo wa 24 kugeza kuri 26 haratubwira ngo bukeye umugore we Elizabeti asama inda abihishe amezi 3. Mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti. Mbese ko marayika yasanze Mariya akamubwira ngo azasama inda, ntiyamubwiye ngo usamye inda ngo wenda duhere ubwo tubara, kandi twemere ko Yesu yavukiye igihe kingana n'ica abandi bana amezi 9. Ibi byo tubyemeranyaho neza rwose. Yesu yavukiye igihe kingana n'ica abandi bana amezi 9. Niba marayika rero Gaburiyeli yarasanze Mariya mu kwezi kwa 6, amadini akavuga ko yavutse mu kwezi kwa 12, babivanye ubwo sinzi, ariko ubwo ni ibihimbano nyine, kwa kundi tumaze kubisoma ntaho babivanye, ahubwo hari ibyo bishiriyeho nangwa babivanye mu bapagani. Dore icyo bamwe babisobanuraho rero. Mu ijambo Musenyeri Jean Paul Jacques, umushumba wa diyoseze ya Arras mu Bufaransa, yavuze ku wa 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2004 ko impamvu Kiliziya Gatolika yahisemo kwizihiza ivuka ry'umucunguzi w'isi ku itariki ihurirana n'iminsi mikuru abantu ba kera bizihizagaho imboneko z'izuba, ari uburyo bwo guhuza ibya kera, abantu bataramenya umucunguzi n'igihe yari amaze kugera ku isi aje kuyikiza. Mu gitabo yakomeje agira ngo Noheli dusangamo aya magambo: Noheli si umwe mu minsi mikuru yashizweho n'itorero rya mbere, ahubwo ni umunsi mukuru ukomoka mu bapagani. Nimurodi wabayeho kera mu gihe cyakurikiye umwuzure wo ku bwa Nowa. Nimurodi uwo ni mwene Kushi. Kushi na
hamu bakaba bene Nowa. Byanditswe mu Tangiriro 10 umurongo wa 6 ugeze ku 10. Uwo niwe watangaje ko Babuloni ari uwo niwe watangije Babuloni, ari nawe wubakishije umunara w'i Babeli. Niyo yagiye irimbura amahanga ikanabohera abatuye isi mu ishusho no mu buyobe. Nimurodi niwe watangije umurwa w'Ininiwe, wakoze ibyangwa n'Imana ugashaka kurimburwa bwa mbere. Nyamara abantu bihana, Imana ikababurira. Nyamara uku kugomera Imana kw'Ininiwe ntikwarangiriye aho, kuko amateka yemeza ko nyuma y'imyaka hafi 200 nyuma y'uko kwihanangirizwa uyu murwa waje kurimburwa kubera kugomera Imana. Ijambo Nimurodi mu gihe barayo rikomoka ku ijambo Marada risobanurwa ngo uwigometse. Ni koko Nimurodi yarwanyije Imana cyane, murabisoma mu Tangiriro 1 ku murongo wa 28. Imana iti mugwire mwuzure isi. Nimurodi ati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende igere ku ijuru, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Murabisoma mu Tangiriro 11 umurongo wa 4. Nimurodi yari mubi bikabije. Nimurodi yari mubi bikabije. Dore ibintu yakoze: yacuye nyina Semiramisi aba nyina n'umugore we. Yacuye nyina witwaga Semiramisi aba nyina kandi aba n'umugore we. Nyuma yaje gupfa urumutunguye, wa mugore we akaba na nyina atangira kwamamaza inkuru z'ibinyoma avuga ko Nimurodi ariho mu buryo bw'umwuka. Yerekana ishami ryashibutse ku gishitsi cumye, avuga ko byaba mu ijoro kandi ko ari igihamya n'ikimenyetso ndashidikanya yuko Nimurodi ariho. Buri munsi mukuru wo kwibuka Nimurodi ngo nyina we ari we na mugore we yazaga gusura ico giti maze bakahashira amaturo. Uko niko uwo mugore yabeshaga. Bityo umunsi mukuru wo kwibuka Nimurodi bawushira ku tariki 25 z'ukwa 12 buri mwaka. Aho ni naho benshi bemeza ko ariho hakomotse Noheli. Ibya Nimurodi bihindura isura. Uko niko Noheli yinjiye mu bakristo ivuye mu bapagani. Twagombye kuyita irindi zina, ariko ntibyayibuza kuba umunsi mukuru wa gipagani wo gusenga Imana Zuba. Nta cyahindutse keretse izina gusa, nk'uko twabisomye muri Ezekiyeli 8 uduhereye ku murongo wa 13. Ibya Nimurodi wabisoma no mu Tangiriro 10 umurongo wa 8. Nimurodi yari umugabo w'umunyembaraga wabayeho nyuma y'umwuzure mu gihe bubakaga Babuloni. Uyu mugabo waje gushingiranwa na nyina umubyara, bakabyara umwana witwaga Tamuzi. Iri zina baryitiriye ikigirwamana. Nyuma Nimurodi yaje gupfa, maze nyina abura uko abisobanurira abantu ukuntu umugabo w'igihangaje nka Nimurodi yapfa. Uwo nyina ahita abwira abaturage ko Nimurodi yagiye mu izuba atapfuye. Ubwo bakaja bamwibuka ku tariki 25 z'ukwa 12 buri mwaka, kuko bari abapagani. Ngaho aho bihurira no kuramya ikigirwamana Zuba. Ubupapa bumaze guhuza abapagani n'abakristo, imigenzo yose y'abapagani bayizanye mu idini. Kwibuka ko Kristo Yesu yavutse ni byiza, ariko kwemeza abantu ko yavutse kuri iyi tariki 25 z'ukwa 12 kwaba ari ukwirengagiza ukuri, kandi iyi tariki izwi neza ko ifite aho ihuriye no kuramya ibigirwamana nkomoko ya Noheli. Iyi nyandiko uwo munsi mukuru kera wahoze wizizwa n'abapagani. Bari basanzwe bawiziza ku iyo tariki, ari umunsi mukuru w'Imana Zuba. Ubwo rero ni ukuvuga umukristo nyawe muzima, umukristo nyamukristo ntabwo akwiriye kwizihiza uyu munsi mukuru w'ibigirwamana witwa Noheli. Igihe Yesu yari ku musaraba, manze mbasomere nk'uko bundi amateka abivuga, twamaze no kubibona nk'uko twabibonye.
kwizihizwa noheli ni gatolika yabizanye muri 336. Abigishwa ba Yesu tugenderaho, amadini yose avuga ko agenderaho, nta na rimwe bigeze bizihiza noheli. Abakuru b'amadini ya gikristo bazi neza ko Yesu atavutse kuri 25 z'ukwa 12. Ikibi kurushaho ni uko iyo tariki 25 yari umunsi mukuru abaroma bizihizaga ivuka ry'ikirwamana cyabo c'izuba, kugira ngo ikure abo bapagani b'i Roma baze mu idini ryayo. Imana itubuza kuvanga ibintu byayo n'ibyerekeye ibigirwamana, nk'uko Abakorinto ba kabiri umurongo wa 6 mu rwa kabiri rw'Abakorinto 6 ku murongo wa 16 havuga, niyo mpamvu abakristo nyakuri batizihiza noheli. Nta yindi mpamvu ubona abakristo bamwe batizihiza noheli, ahubwo niyo mpamvu ibitera. Muvandimwe rero, ndagira ngo nkubwire ko iyo ariyo nkomoko ya noheli. Noheli nk'uko twabibonye, tumaze kubisoma no kubyumva no kubiganiraho mu mateka, dusanze ko tariki 25 ari umunsi mukuru w'ikirwamana cyitwa Tamuzi, atari umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Dusanze ko marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya ngo uzasama inda, hari mu kwezi kwa 6. Ubwo rero ntabwo tuzi aho baba barakuye uwo munsi abakubwira ko ari bo. Muri ibyo Imana ntabwo ishaka ko dusenga ibigirwamana, nk'uko turabisoma muri Ezekiyeli, aho Imana yarakariye abagore basengaga Tamuzi, iyi tariki nyine bagasenga ikirwamana zuba, maze ngo Imana birayibabaza. Murabisoma muri Ezekiyeli 8 muhere ku murongo wa 13, murabisoma ibyo bice byose. Noneho ikindi, Imana iratubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, kuko ni Imana nyine ifuha. Muvandimwe rero, ndagira ngo nkubwire ngo impamvu ituma abakristo bamwe batizihiza noheli. Nkomeza kukubwira ngo sharinga abantu ibintu kugira babisobanukirwe, kandi nkomeza kukubwira ngo weho ufite ikibazo cyo gusama inda zivamo, ushobora kumara amezi 3 inda ikavamo, yaba 6 ikavamo, bikaba bikubayeho inshuro zirenze 3 cyangwa 4. Ndagira ngo nkubwire ko imbaraga y'Imana ivura ikorera mu bimera. Hari ibimera bitangaje Imana yashizemo imbaraga kandi bivura, kandi abantu bose twagerageje kubiha bose byaciyemo imbaraga y'Imana ikiza yarabakijije. Ushobora kuba uherereye ahantu umaze igihe utabyara, umaze imyaka igeze nko ku 10 cyangwa 11, ndagira ngo nkubwire yuko Imana nawe uyu munsi yagukorera igitangaza binyuze mu mbaraga yayo ivura ikorera mu byaremwe. Hari ibimera bitangaje, nanjye nshimira Imana kuba twaragize amahirwe yo kumenya ibyo bimera. Imana yashizemo imbaraga zayo zikiza. Ubu hari ibimera ushobora gukoresha weho udasama ugasama. Wakibaza uti si ibyatsi byaguha urubyaro? Abantu benshi baravuga ngo Imana nitanga urubyaro, niyo, ariko imbaraga yayikiza. Inzira z'Imana ni nyinshi, iyo yashatse kugusubiza ntiyabura ahinyuza igisubizo cyawe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Nongera kubasaba gukora subscribe, gusharinga, like na comment kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro bya Karungu TV.